rwuzuye umutima. Ayigamana ibi ndabigirane noneho ayubusa ndahatiriza mpaka nsindiye umwana ariko se nanone mu mico yanjye ko nahatiriza yankatira se ubundi ubusi nakwinywesha yewe hapfu wavutse kandi ntunga byanze najya Nyagasambu sinduze wose ari mwure nafumbwiye Rwamagana se bahu gutereta biravuna mbandoga rutikanga mbabwire se nakunze umukobwa mwiza bihebuje na Terese mushaka ariko ngendatinda nibwira ko harazerura nkashima haryana gusa umuco nyarwanda ntuvuga rumwe n'ibyo nateye imito mu majoro ratana natuye ibivisanzu nsa nuhiriwe mingamanywa nijoro mfumbiza na iraga telefone nikava ku gutwa karenge sinahina yamaye urubanza arandika ndatereta gusa umutona aranyumva ariko ntayibishanga umutona nteyishoka nka chef ten mbese nyine urumva nkubyusa nka sakabaka yewe nawarubara niba hari nzize gusiba ko numva ngo guhiga usibusa n'uruhiranya ticyonzi cyo nuko gutereta bivuna abahungu bakoye ntaho batarakobona imwicari mwigisomo gutereta biravuna ndabeshye safi we igitangaje rero ntunguje akarimi karyoshye kitaraganya nanjye mbananze uyu mushinga igitondo gikeye yura ku magambo wamwumvaga aho tuyavuga akekaga urukundo nkivuvuta ngo nanjye gasore mbonye urukundo umva aba bari bacu rero bafite ubwenge n'akenge arakozaneje akaguta mu matsa urukundo bucece niba ari njye waterese nabi niba rero ari utari wita ku rukundo niba ari ikosa ry'urukundo umva simbizi icyo nzi cyo nuko gutereta bivuna uti nisanze gutaha ahantu rero dorere twahuriye ku mihanda za social media ugana hafi ya WhatsApp ngo ni WhatsApp gihanga amabare kuko nta muranga yari itsinda WhatsApp muvanamo ngo mbazizine yari umukobwa umwe uhagazeho nyine urabyumva do iminsi 5 yashize ataransubiza gutereta biravuna narongeye ni hey girl uba bana mpfaga se ariko ambaza umubo ibibazo gukorera ubwaro bwa mbere mbonye umwana natinye mu ndatitira abandi bahungu batumva ko inyanza bogeze ibyumweru bibiri birihireka binsigira igitekerezo niko mbone umwaratuje mu bwenge kabahe abamubera rugu washimikira nkashora umubindo nkomeje nokubwa karibwo nko nako gasobanura urukundo ndabiceceka mbigira ubwiro nkomeza ibisanzwe ukwezi n'igice kunsigira isomo ry'urukundo ubwo rero nanjye ndaretesha ndinikeza ni mu gihe kandi ibitekerezo byo birasukuye uto mukobwa nabaho ashobora kuba ari inyamibwa ambasha urabivuga urabizi se ko bizwi n'ishuka yorosa umva nindamutsa y'urukeye n'amezi rahazaza nindamutse bambura urukereza amaso yesa ino rwose kuko arushaho inyana urunyenyeri umva uwo mwana uramuzi icyekora Imana irarema pe ubwanjye ndahanga nkahimbarwa umusizi w'icyatwa gusa kuri uyu we nabuze ahumera n'inkayo yose yakebye impungi ziramukwira gahaza ndekeze ntizirumange gusa kutereta biravuna umwana utamwaye namuvirirane ko nakemera nkamwiga ngo namwara hatejo ntazabwera bibijyane nicuza ncuri ku mutwe ngo nacu nihirwe harya Sokarate atiki ngo utakugize umusiza kugira umusazi itonde umukize umukose umuravumba se cyangwa no umumarayika ngo muki ngo umugore ruba umugore niki utinya rutikanga usariye mu nganzo sha insiriri n'umwana utagira uko asa ntubariza handi rero do nanze gutiba bango ndatinya indobo natinze amakoni sinatobora ndiho ndinja nibutse ibitereko kandi maze kubeta ngaragaza icyo nshaka nyuma kandi sinera urumanze gutereta bivuna ariko basore ba 2025 nimwumve hano gutereta biravuna numbwire ngo arateretika mubwire ngewe se niba ufite ukunda bimubwire none niba kandi utamuzi neza abanza umumenye udatinye niba umukunza gukunze mujyana isi yuzuye abantu kandi mudashunje kimwe nutinda gutobora ntuzateritike ngo baramujyanye kandi namukundaga byo gupfa yo bantu banjye sinze amaherezo rwose pe ndibaza niba yaba nkunda yamungenza nkasubira nkibaza icyo byacura mubwiye ko mukunda ese yanyakira cyangwa yamwaza ninyamo kugorana kwe n'umunsi pe ngo yababajwe na benshi yarahabutse ngo amasezerano y'abana yangurunuka niba bizarangira bite ntumbaze ngo nawe gusezeranya mu rukundo n'umugani wagira uti rero nkora iki ngo wishime ati byishimo byanjye soko ninjye bwite ubuze umukobwa uri ahangaha ibyo rero bikancinya ikintu ku mutima nkumva uyu mwana arangoye n'imamo yose yewe gutereta biravuna nkumva namureka ariko bikanga Patrick we boyfriend sha gutereta biravuna rero rwose
mukobwa amenya ko nanjye ndi umuntu, urukundo ruravuna nyabo naracyari kare, niba umukunda dohoraho urushya baguterete wemere, niba ubihakana kandi nta n'urudonyi umukuriragaho kuntu umere nka nuze wakajugunye n'imbwa zikakanga kubera kunuka kwako, hatatikina agakomeza kubara inkoko mu majyi ataranaturago. Ariko n'ubundi byose ni yahandi rega, gutereta biravuna. Umusizi Rutikanga.